Turabashuje kandi tubahaye ikaze kuri La Perwanche TV, aho mwumva ibiganiro bijyanye n'imirire no kuboneza imirire. Muri kumwe na nutritionniste diététicienne Mukakayumba Anastasie. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na nutritionniste diététicienne Mutuyimana Rwibutso Miséricorde, dukorana umunsi ku wundi muri La Perwanche. Uyu munsi rero tugiye kubaganirira ku bijyanye no gutakaza ibiro umuntu yongera abigarura. Turebe igituma umuntu agabanya ibiro, impamvu bigaruka, ingaruka bifite ku buzima n'ibihe, n'ingamba twafata kugira ngo duhangane n'icyo kibazo. Hari impamvu nyinshi zituma abantu bifuza kugabanya ibiro. Impamvu ikomeye ya mbere, hari igihe umuntu aba yumva yifuza kugabanya ibiro kugira ngo agire ibiro byiza. Nituvuga ibiro byiza, ni ibiro biri hagati ya BMI cyangwa icyo bakita body mass index, iri hagati ya 18 n'igice kugera kuri 25. Icyo gihe tuvuga ko umuntu afite BMI iri normale cyangwa se afite ibiro byiza. Iyo rero ishobora kuba imwe mu mpamvu abantu bumva bifuza kugabanya ibiro. Ikindi gikomeye ni uko muganga ashobora kugusaba kugabanya ibiro ku mpamvu z'uburwayi. Ni ukuvuga urugero, ushobora kuba ufite uburwayi bw'umugongo cyangwa se uburwayi bw'amagufa. Icyo gihe muganga akagusaba kugabanya ibiro kugira ngo ubashe kwiyorohereza nawe. Ikindi kintu gikomeye gishobora gutuma umuntu ashaka kugabanya ibiro ni igihe umuntu yifuza gutwita. Abantu bitegura gutwita baba bagomba kuba bafite ibiro byiza. Ibyo bintu bikabafasha mu rugendo rwabo rwo gutwita. Ikindi gikomeye gituma abantu bifuza gutakaza ibiro, harimo na pressure ya societe cyangwa se twavuga igitutu cya societe. Ni ukuvuga ngo umuntu akakuba ati se runa uburangana gute, cyangwa se mbese nawe kumva aragukomerekeje. Icyo gihe ukumva ko koko icyo kintu ukwiriye nawe kugikoraho. Ikindi kintu gikomeye ni social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga. Muri iyi minsi ushobora gufungura urubuga runaka, Instagram, Facebook cyangwa se n'urundi rubuga rutandukanye, ugasanga hariho wenda umuntu ati ushobora gutakaza ibiro gutya, kwamamaza gutandukanye, ugasanga nawe wifuje gutakaza ibiro. Ibyo nabyo ni indi mpamvu ikomeye ituma umuntu yumva yifuza gutakaza ibiro. Indi mpamvu ikomeye ishobora gutuma abantu bashaka kugabanya ibiro, hari imirimo bakora. Twatanga urugero nk'abantu bakora mu nzego z'umutekano cyangwa se aba cabin crew bajyana n'indege. Ibyo bigatuma imirimo bakora ibasaba kuba ari abantu tureberaho cyangwa se dufatiraho urugero. Kenshi na kenshi usanga ari abantu bafite ibiro byiza. Bya bindi twavuze haruguru, kuba bafite BMI iri hagati ya 18 n'igice na 25. Indi mpamvu ikomeye ni ugushaka kwigana abandi. Hari igihe umuntu ahura n'undi akabona ukuntu ibintu yabigenje neza, akavuga ati nanjye ngomba gutakaza ibiro nka runaka. Ibyo nabyo bikaba mu mpamvu zituma umuntu yumva ashaka gutakaza ibiro. Urakoze cyane kutubwira impamvu zishobora gutuma umuntu yakwifuza kugabanya ibiro ndetse agafatanya n'urwo rugendo. Ariko nk'uko twatangiye tubibona, twabonye ko hari ikibazo gikunda kugaragara, ndetse n'ubushakashatsi bwagaragaje ko 80% by'abantu bagabanyije ibiro akenshi bongera bakabigarura nyuma y'igihe kitarenze n'umwaka, ndetse ugasanga byaniyongereye kurusha uko mbere byanganaga. Impamvu rero, izo mpamvu zitandukanye zishobora gutuma ibyo biro byongera kugaruka, tugiye kuzirebera hamwe. Impamvu ya mbere ni impamvu ishingiye kuri metabolisme y'umubiri, cyangwa se uko umubiri ukora igihe umuntu yafashe gahunda yo kugabanya ibiro. Iyo umuntu agiye kugabanya ibiro, akenshi kiba kigomba gukorwaho ni ibinure birengeje urugero, ugereranyije n'ibyo umubiri w'umuntu uba ugomba kubika. Rero iyo utangiye kugabanya ibiro, umubiri urabyumva, ukabifata nk'intambara, ukabifata nk'aho ugiye kujya mu kaga, wumva ugiye kujya muri gahunda yo gusonza, hanyuma ugasa n'uwikanze, ugatangira gushyiraho metabolisme y'uko mu gihe umuntu ari muri repo aruhutse,
ibiro bivaho gahoro gahoro, ahubwo ukarushaho kubika ibinure. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko umubiri wacu ufata ibinure nk'aho ari backup cyangwa se ikintu wabitse uzakoresha mu gihe cy'amage, nk'igihe umuntu ari mu bihe bituma atarya, arwaye, cyangwa se ari muri kondisiyo zituma atabona ibiryo uko bikwiriye. Ubwonko bwacu bwo bufata biriya binure nk'umutungo ukomeye, nk'uko amafaranga yawe ari kuri konte bloke uyarinda, uhora utekereza ureba ko nta ryavuyeho. Icyo gihe n'ubwonko bwacu nabwo buzi neza ko ibinure ari kimwe n'ayo mafaranga natwe tuba twarabitse. Ikintu cyose rero gishobora gutubya ibyo biro, mbese n'itubya mutungo ku biro by'umuntu, ubwonko burabyanga cyane. Iyo rero umuntu atangiye gukoraho, nabwo buba arerite, donc buba maso, bukavuga buti bigenze bite, hanyuma nabwo bugatangira gushyiraho za mekanisme zo gusa nkaho bubangamira iryo takaza no kugenda kugabanuka k'umutungo. Ikindi nanone rero gishobora gutuma ibiro bigaruka vuba vuba ni igihe umuntu yabitakaje nanone mu buryo bwihuse cyane. Abantu benshi iyo bagiye gusaba gahunda yo gutakaza ibiro, baba bifuza kubitakaza vuba. Ni iyihe regime nakoresha, ni irihe bonezamirire nakoresha ryatuma ibiro byanjye bivaho vuba, mvaho nk'ibiro 10 mu cyumweru. Ibyo bintu ugasanga hari n'abagerageje gufasha abantu kugira ngo batakaze ibiro koko muri ubwo buryo, ariko uko ibiro bitakara vuba ni nako byongera kugaruka vuba vuba. Ni ukuvuga ngo ubwonko bwacu igihe wamaze kubushyira muri cya kibazo cyo kumva yuko buri mu kaga, igihe wongeye kongera kurya uko byari bisanzwe, noneho burushaho kubika cyane, bukanarinza uko bwabikaga mbere, kuko buba bwarakanzwe n'ikibazo. Rero gutakaza ibiro ntabwo ari ibintu umuntu yicara aho ngaho ngo yihimbire. Gutakaza ibiro bifite amategeko abigenga. Umuryango w'Abibumbye wita ku buzima uduha imirongo tugenderaho muri gahunda yo gutakaza ibiro, aho uvuga ko tugomba gutakaza hagati y'amagarama 500 n'ikiro kimwe mu cyumweru. Ni ukuvuga hagati y'ibiro 2 n'ibiro 4 mu kwezi. Ndetse no muri mu ndongozi cyangwa se guideline ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ijyanye n'uburyo tugomba kwita ku ndwara, gukumira indwara zitandura ndetse no kuzitaho igihe umuntu yazirwaye, itwereka yuko tugomba gutakaza hagati y'ibiro 2 n'ibiro 4 mu kwezi. Rero rimwe na rimwe uzumva abantu bishimye ndetse batanga n'ubuhamya bavuga yuko batakaje ibiro 16 mu cyumweru, batakaje ibiro 20 mu kwezi, ndetse ukumva abantu barashaka no guhururira bene icyo kintu. Nagira ngo nkumenyeshe yuko ayo ari amakosa. Dufite imirongo ibigenga, kuko gukuraho ibiro nabi n'ubundi biteza ingaruka zikomeye ku mubiri turi buze kuza kubona. Rero igihe wabikuyeho vuba vuba no kugaruka bigaruka nanone vuba vuba. Hari ikibazo nanone cyo kudafata ibonezamirire cyangwa se izo mpinduka mu mirire, kutabifata nk'ikibazo cyangwa nk'ikibazo cy'ubuzima, ugasanga umuntu abifashe nk'ibintu bisanzwe. Ibyo nabyo bishobora gutuma ibiro byongera kugaruka. Donc ntabifate nka lifestyle, mbese ngo avuga ati narabigabanyije bigera ahangaha, ni gute nakomeza kubana n'ibi biro ntibyongere kugaruka. Rero ubundi igihe umuntu ari muri iyo porogaramu, haba hagomba kuboneka na gahunda igihe umuntu amaze gutakaza ibiro ni gute yakomeza akagumana bya bindi. Izindi mpamvu ishobora gutuma umuntu atakaza ibiro akongera akabigarura, ni impamvu yatumye n'ubundi abita. Niba impamvu yatumye utakaza ibiro itari ishingiye kuri wowe ubwawe, kongera kubigarura biroroshye. Tuvuge n'urugero, watakaje ibiro kubera igitutu cya sosiyete urimo, wabitakaje kubera ko wabonye umuntu wabitaye, nawe wumva wifuje kubita, ariko mu by'ukuri ntabwo ari igitekerezo cyakuvuyemo ngo wumve uti impamvu ngomba kubigabanya n'iyi kugira byinshi, namenye ko birimo risk izi, none uhereye umunsi nafashe gahunda y'uko ngiye mu murongo wo kugabanya ibiro kugira ngo ngire ibiro byiza. Ni ukuvuga rero igihe impamvu zabiguteye ari impamvu zitarambye, ari impamvu zidafatika, zidashingiye kuri wowe, kongera kubigarura biroroshye cyane, kuko ibyo bintu urabirambirwa.
Ikindi nanone ni igihe ibonezamirire wahawe ugabanya ibiro ritari rijyanye nawe. Ushobora gufata gahunda wabonye kuri YouTube, wumvanye umuntu atanga ubuhamya, iyo ntuwe ya gahunda yewe wa muntu yavuze nawe akaba ariyo wigana. Akenshi na kenshi kuboneza imirire bigomba gushingira kuri wowe ubwawe n'ibintu bijyanye nawe bwite. Ushobora kuba uri mu bihe bidasanzwe, urarwaye, ariko nanone baragusaba kugabanya ibiro. Hari ingamba umuntu yafata mu gihe ari kugabanya ibiro kubera ikibazo cy'uburwayi. Impamvu zishobora gutuma ugabanya ibiro, harimo n'impamvu y'uko ugabanya ibiro bikongera bikagaruka, harimo n'impamvu y'uko ushobora kuba ufite ibonezamirire ridashingiye kuri wowe ubwawe, ari gahunda wabonanye abandi nawe ukayigana, ariko utazi ibintu byose byarangaga uriya muntu, icyatumye akoresha biriya bintu, nyamara kuri we ibishobora kumukorera neza ari wowe atari byo byagukorera. Ni ukuvuga rero ibonezamirire rigomba gushingira ku muntu ku giti cye, ntabwo rigomba kwigana. Ikindi nanone hari n'ibindi bintu by'ibanze cyane ibonezamirire rigomba gushingiraho, cyane cyane groupe sange y'umuntu nayo iradufasha cyane mu kuboneza imirire y'abantu, kuko uko dutandukanye groupe sange, ibiryo turya bifasha runaka ntabwo ari byo bifasha uwo mu bwoko runaka, ibituma amanura, ibituma ibiro byabaguma hamwe cyangwa se bikazamuka, ntago 100% ntago biba bihuye. Rero akenshi niyo imirire yabonejwe bishingiye no kuri groupe sange y'umuntu, nabyo birushaho gufasha cyane. Hari ikibazo cy'imisemburo nanone ishobora guhindagurika, hanyuma ugasanga umusemburo utuma umuntu asonza wiyongereye cyane, umusemburo w'inzara ukagabanuka, utuma umuntu yumva haze ukagabanuka. Icyo gihe nanone umuntu yumva ashaka kurya cyane kurusha uko yajyaga ashaka kurya, bigatuma bya biro yari yaratakaje byongera kugaruka. Hari nanone kuba umuntu muri rya bonezamirire hari ibintu yabujijwe, byanze bikunze niba hari ikibazo ugomba gukura mu nzira, hari n'ibintu runaka uba ugomba kwirinda cyangwa kwigomwa. Ugasanga wa muntu akumbuye bya biryo yari yarabujijwe, maze ubwonko bukamurusha imbaraga zo gukumbura bya biryo, akabirarikira cyane, hanyuma akarambirwa ibyo yari arimo, akongera agasubira vuba vuba kuri bya bindi yari yarabujijwe, bituma yongera ibiro. Ibyo nabyo rero bigatuma byongera kugaruka vuba vuba. Ikindi nanone gishobora gutuma ugarura ibiro vuba ni stress, kubura ibitotsi no kudasinzira amasaha yabugenewe. Hari n'ikindi nanone kibaho nk'igihe umuntu afite stress, hanyuma akarya, ubwonko bukamutuma kurya agamije kugira ngo ase naho yiyibagiza bya bibazo afite. Ibyo bintu bishobora gutuma nanone umuntu arya cyane, noneho bya biro yari yaratakaje bikongera bikagaruka. Ni nayo mpamvu gutakaza ibiro umuntu afite stress, afite ajagaraye mu buryo butandukanye bw'imbamutima, biba bigoye cyane. Hari ingaruka nyinshi rero zitugeraho zituruka ku kuba umuntu yongereye ibiro mu gihe yari yarabigabanyije. Ni ukuvuga uko kuntu ko guhora mu ruziga, uyu munsi nagabanyije ibiro, uyu munsi nabyongereye. Hari ingaruka nyinshi zituruka kuri iyo migirire. Urugero turavuga diyabete, kubera yuko byongera insulin resistance. Ikindi cya kabiri twavuga ni hypertension. Hypertension kubera yuko nabyo umubiri ntabwo uba uzi aho uhagarariye mu by'ukuri. Ikindi gikomeye ni uko byongera ibinure bibi, ni ukuvuga amacholesterol mu mubiri. Ikindi gikomeye ni uko gutakaza ibiro wongera ubigarura bijagaraza cyangwa se bituma imisemburo ihindagurika. Ni ukuvuga cyane cyane haza ikibazo mu musemburo, wa wundi utuma umuntu asonza n'utuma umuntu ahaga. Ni ukuvuga umusemburo wa ghrelin na leptine. Iyo misemburo ihora ijagaraye, ndetse rimwe na rimwe bikagera no ku yindi misemburo. Ikindi kintu gikomeye ni ugutakaza ireme bwite by'imikaya, ni ukuvuga ukaluzinga muscles. Ibyo nabyo ni ingaruka ikomeye ituruka ku kugabanya ibiro wongera ukabyongera. Ikindi ni ukwitakariza icyizere.
uvuga umuntu akumva rwose ko ibintu nari narabikoze none ndebera byongeye byagarutse kubera uko kuntu uhora bigatuma umuntu yumva nawe ubwiwe yitakarije icyizere. Ikindi ni ukubura ibitotsi kubera ryahindagurika ry'imisemburo. Ikindi gikomeye ni uko igihe uri gutakaza ibiro wongera ubyongera, rimwe na rimwe hari igihe dufata regime zitubuza ibintu runaka. Ni ukuvuga urugero tuvuge wafashe regime ariko bakubuza amavuta. Icyo gihe uzagira intungamubiri zimwe na zimwe ubura. Urugero nk'iyo umuntu yaretse amavuta usanga agira intungamubiri nkeya cyane, vitamine A na D na K na E. Usanga izo vitamine zitangiye kuba nkeya mu mubiri. Ikindi gikomeye twasorezaho kinakomeye cyane kuko ni ikibazo twese kitwugarije, cyugarije n'isi, ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, ni uko kongera ibiro wongera ubigabanya byongera ibyago byo kurwara kanseri. Se mwari mubizi ko ibyo bintu ariko bimeze? Ibyo bintu niko bimeze cyane kubera yuko uko ugabanya ibiro wongera ubyongera bituma umubiri utamenya aho guhagararira. Umubiri ntabwo ukunda kujagarazwa cyangwa se guhora ukinishwa. Ni ukuvuga ngo kuguma muri icyo kiziga byongera inflammation mu mubiri. Rero iyo inflammation ziyongereye byongera nuko uturemangingo cyangwa se selile za kanseri zitangira gukora mutation. Ni ukuvuga ngo umubiri uko akubura icyo ukora n'icyo ureka ugenda uzana ibindi bibazo, ku buryo izo inflammation uko igihe kigenda gitambuka bigenda bikongera ibyago byo kurwara kanseri. Hari n'igihe byongera ibyago byo kurwara kanseri hormonodependant, ni ukuvuga ngo zishingiye ku misemburo, kubera yuko iyo ibinure ari byinshi amaostrogene aba ari menshi nayo mu maraso, ugasanga iyo ostrogene ziyongereye rimwe na rimwe nko ku bantu bishobora gutera kanseri y'ibere cyangwa se ya nyababyeyi cyangwa se n'iya prostate. Tumaze kumva rero ingaruka mbi zijyana no kuba umuntu avanaho ibiro yongera abishyiraho. Ushobora kuba utari ubizi ukumva ko nta kintu bitwaye, ariko muri iki kiganiro wabisobanukiwe. Akaba ariyo mpamvu tujye no kurebera hamwe ni izihe ngamba dukwiriye gufata noneho kuri iki kibazo, kuko rwose ntekereza ko uko tunabibona mu kazi ka buri munsi ubona yuko abantu benshi icyo kintu bagikora, ukabona ko babona ari nk'ibintu bisanzwe. Rimwe na rimwe umuntu akavuga ati nabivuyemo, wamubaza ute se byagenze bite, ati narabirambiwe. Imigenzo myiza ntabwo tugomba kuyirambirwa, kandi twibuke ko iyo uri gukuraho ibiro uba urimo no gukumira indwara zitandukanye, kuko indwara nyinshi zishingira ku biro byinshi ari indwara usanga zizahaza abantu, kandi ugasanga zazahaje imiryango ndetse n'ubutunzi bw'imiryango, ugasanga bifite ingaruka nini ku butunzi cyangwa se kuri ekonomi y'igihugu muri rusange. Rero hari ingamba zikwiriye kugira ngo icyo kibazo cyo gukuraho ibiro twongera tubigabanya kibashe kubonerwa umuti urambye. Ikintu cya mbere ni uko igihe ugiye gukora ibonezamirire rigomba kuba ari ibonezamirire ririmo ibiribwa biri équilibré. Ntabwo rigomba kuba ritanga icyuho cyo kuba hari ibiryo byinshi runaka intungamubiri umuntu abura. Usanga umuntu arafata ibonezamirire usanga rimuha imboga, rikamuha ibitera ibyubaka umubiri, ariko ibitera imbaraga byose ugasanga nta na kimwe arimo gufata. Iyo turimo kugabanya ibiro twagabanyije ibitera imbaraga cyane, tukabigabanya tugitangira, tukagabanya byinshi, niho hahandi nyine umubiri ujya muri kwa kwibaza noneho uko bizagenda, ugahangayika ku buryo nyuma yo kubikuraho byongera bikagaruka. Niba dutangiye ibonezamirire ryo kugabanya ibiro, tugomba kugenda tugabanya za karori umuntu afata ku munsi buhoro buhoro. Niba umuntu yafataga kilokarori 2000, uramugabanyiriza atangira afata kilokarori nibura 1500. Nyuma yuko amenyereye 1500 ugenda ugabanya ugeze ku 1400, ugende ku 1200, kugeza uko ukwezi gushira ukundi kugataha ugenda umugabanyirizaho
karori z'ibyo yafataga ukurikije ibiryo washyize mu mbonerahamwe y'imirire ye ya buri munsi. Rero icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ntago umubiri tugomba kuwucamo igikuba ngo ugire ubwoba umere nk'aho haje intambara. Rero iyo tubijyanye buke buke bituma n'umubiri ibyo bintu ubona ntacyo bitwaye ntuzane ikibazo cya resistance. Nk'uko twabifasheho urugero kare ku bintu bijyanye n'amafaranga, umuntu agukoreye kuri konti utigeze umuha uburenganzira, ukabona notification ikubwira ko kuri konti yawe havuye 500. Nzi neza ko wahita ushakisha umuntu wese waba uzi mu manager w'ahangaha ngo akurebere ikibaye. Ariko ubonye notification y'amafaranga 50 yakuvuyeho 100, ni abantu benshi bakwibaza kuri ibyo bintu ngo babigire n'ikibazo, ngo bahamagare ngo kuki mwankuye amafaranga 100, byagenze bite, mwankuriye hiki. Wowe iyo yabonye yavuyeho utangira no kuyashakira impamvu, wenda ni ibi ngibi nakoze, ni nibi. Rero n'umubiri wacu iyo dukuyeho ibiro byinshi icyarimwe ugira ikibazo cyo gushaka ikizakurikira nyuma y'ibyo bintu, bigatuma rero icyo kibazo kigaruka vuba vuba. Rero iyo ukuraho bike bike umubiri urabyemera ukabyakira neza, kandi intungamubiri zose zigomba kuba ziri muri iryo bonezamirire. Ni ukuvuga ngo harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara bigomba kuba birimo, tukirinda cyane kugabanya ibiribwa bitera imbaraga. Usanga abantu kenshi bakunda kubikuraho bagakuraho cyane. Ikindi kintu gikomeye cyangwa se ingamba twafata kugira ngo ibiro byacu bihore ku murongo umwe, cyangwa se abari gahunda dufashe kandi ihoreho, ni ugukora imyitozo ngororamubiri ariko ushoboye cyangwa se uzakomeza. Ni ukuvuga uyu munsi simbe ndi umuntu wishyura gym ukwezi ngo gutaha mvuge ngo ariko buriya wapi ntabwo ndi bujye muri gym, ndumva nta mbaraga mfite, ndumva ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma utari bujyeyo. Niba ushaka gukora siporo, kora siporo wumva uzakomeza kandi ugakomeza kuyikora ubuzima bwawe bwose. Ni ukwiha imirongo migari ushoboye. Ikindi twakora gikomeye cyane ni ukugira umurongo uhamye, umuntu ntajagarare muri porogaramu. Ni ukuvuga ngo wenda nimba mbonye aha hantu ibonezamirire ngo mpite mpindura ibyo narindiho njye ku bya hariya, mbese umuntu ugasanga ahora ari hano na hariya. Biba byiza iyo umuntu afashe umurongo umwe akaba ari we agenderaho. Ikindi nanone ni byiza cyane mu ngamba zo kugira ngo dutakaze ibiro hanyuma tunabigumane, kubitakaza buhoro buhoro. Iyo ibiro bitakara buhoro buhoro umubiri nyine urabimenyera, hanyuma bikazahinduka iby'ubuzima. Ikindi nanone igihe hamaze kugera kuri gahunda y'ibiro bya bindi umubiri uba ukeneye kugumana, umuntu ugufasha mu kuboneza imirire aba agomba kuguha porogaramu uzakurikiza ubuzima bwawe bwose, ituma nanone ibiro byawe bitongera gukomeza ngo bimanuke. Hari abamanura ibiro hanyuma akayoberwa noneho icyo aza gukora, hanyuma yaramaze kugera kuri bya biro bye byiza, ukajya kubona ukabona kubera ko yabuze icyo akora umunsi yageze kuri bya bindi by'ingenzi yiyemeje, ukabona arongeye ahise abigarukana. Rero abafasha abantu mu kuboneza imirire baba bagomba no guteganya porogaramu twakwita yuko ari stabilisation, bya biro bigume noneho hahandi, ku buryo uko umuntu yakubonye umwaka ushize ariko akomeza kukubona n'umwaka utaha. Umuntu yakwibaza ati ese niba nkibyara, ese nyuma yo kubyara sinzabyibuha cyangwa agere gute? Ikizwi cyo ni uko nyuma yo kubyara ntabwo ari ngombwa ngo abantu biyongere ibiro cyane nk'uko mubibona, ahubwo burya ni uko ni amakuru abantu baba badafite. Nyuma yo kubyara hari imirire nanone umubyeyi wamaze kubyara ahabwa kugira ngo ashobore gukomeza konsa neza, anarekipere ibijyanye n'umubiri we, amagufa n'ibindi, hanyuma kandi n'ibiro bye bikomeze kuba ari byiza. Ntabwo ibiryo byose abantu barya rimwe na rimwe bibwira ko n'ibyo banywa bibwira ko bizana amashereka, akenshi usanga bibongerera ibiro ntibinabazanire amashereka nk'uko babitekerezaga. Ikindi nanone ni uko umuntu agomba kugira kwihangana. Ibi biro wungutse ufite 40 ntabwo wabyungutse mu mezi 5, wishaka no kubita kandi mu mezi 5. Byaje buhoro buhoro, nanone bigomba no kuvaho buhoro buhoro. Ugomba kwihangana kugira ngo nyine bibashe kugenda neza. Mu bindi bintu nanone bituma dushobora gufata ingamba zirambye zo gutakaza ibiro hanyuma ntibigaruke, ni ukumenya no kujera cyangwa se
kumenya imyitwarire ikwiriye igihe hajeho ibibazo, igihe uri mu gihe cya stress. Ntabwo stress ikwiriye kuba urwitwazo ngo niba haje ibintu bituma ugira umujagararo nawe urekure byose ngo uvuge ngo nagize stress byose ndirira, nagize stress byose ndirira. Nibyo biba ari urugamba, ni urugamba ruba rukomeye, ariko no kumenya stress management nziza nabyo biba bikenewe muri icyo gihe. Rero nanone stress ntibe impamvu, cyangwa kuvuga ngo nari naragiye mu rugendo hanze, nari ndi gukorera kuri tele, byatumye kuri tele ibiryo bizima birahari, kandi niba ujya kuri tele uvuye mu rugo ushobora kugenda witwaje ibintu ushobora kuzakoresha kuri tele aho wagiye gukorera, ariko ibyo ntibibe impamvu ivuga ngo ni impamvu yo kugarura ibiro. Ahangaha najya inama ku bantu bakora muri gahunda zo gufasha abantu kuboneza imirire, cyane cyane mu gutakaza ibiro, yuko bajya banababaza akazi bakora n'ibindi bintu bishobora kubabangamira, kugira ngo umuntu niba akazi akora ni gute twagahuza n'imirire ye kandi ntibibangame, ntibibe impamvu. Kuko uramutse ukora kuri tele buri gihe se ni ukuvuga ngo ntabwo wazigera utakaza ibiro. Rero nanone kwihangana ugatwara ibintu buhoro, ukamenya ko ibiro bivaho mu gihe runaka nk'uko byaje mu gihe runaka, nturambirwe, ni ngombwa cyane. Kandi mu gihe ufite imirimo ishobora gutuma imirire yawe yahinduka, jya inama n'umuntu wawe ushinzwe kukugira inama mu by'imirire, umenye uko witwara mu gihe ibintu bimeze bityo, ntiwihererane ibibazo ngo uzongere ubigarure, muzahure noneho umuntu atamenya uko byagenze. Dusoza, ntabwo twaje gucira abantu urubanza, kuko kugabanya ibiro wongera ubigarura cyangwa se rimwe na rimwe bikagucika bikongera bikagaruka, ni ibintu bibaho cyane. Ariko nanone ni ukumenya uko umuntu yitwara n'imigirire myiza umuntu yakora kugira ngo ibiro abigumane, ibiro bimeze neza. Ni ukuvuga ngo tukegera abantu b'abajyanama mu by'imirire bakadufasha kugira ngo tubashe kuboneza imirire neza nta kibazo biteye cyangwa ngo bihungabanye mu buzima bwacu. Muri La Pervenche kukubona ufite ubuzima burushijeho kuba bwiza, niyo ntego yacu.